Hey, y'all, come look at this. harimo n'inkoko yitwa American Gin. Aha hantu harimo n'inkoko kuko niryoshye. Kuku iko ndani. Imihanda ya Kigali byongeye byagoranye ubwo habaga intambara mu murenge hagati y'abantu barimo barasezerana. Umugabo yaje kurahira, arangije kurahira aravuga ati ariko muyobozi hari ikintu nshaka kubaza. Uyu mugore arabyemera neza ko atazongera kureba muri telefone yanjye. Ese kwinjira muri telefone y'uwo mwashakanye biremewe? Umuyobozi ati ntabwo byemewe, ni umutungo wawe bwite. Ati rwose ni umutungo wanjye. Umugabo yafashe icyemezo cyo kubaza ibintu abantu benshi bagiye babigarukaho. Harimo witwa Princess kuri Instagram yanditse hari n'undi wavuze ati ariko uyu mutipe yari yanyoye. Biranashoboka ko uyu muntu yari yashyizemo ariko ka Sevi Gin cyangwa se yashyizemo ka American Gin. Ni mu gihe uwitwa junior-giti, ese American Gin yabibamo inkoko mu by'ukuri? Junior, hano habaye iki? Hano harimo inkoko. Harimo n'inkoko yitwa American Gin. Aha hantu harimo n'inkoko kuko niryoshye. Kuku iko ndani. mu buryo busekeje. Junior-giti cyangwa se boss wa Giti Business Group afatanyije na NBG, uruganda rusohora cyangwa se rukora inzoga zirimo iza American Gin, yasomyeho yumva neza harimo inkoko. Uyu mugabo aramamaza kweli. Ni mu buryo busekeje rero, ati inzoga harimo n'inkoko. Junior, hano harimo uwitwa chris-eazy we yemeye rwose yigira nk'ikinyoni kinyange kiri aho ngaho. Umutipe afite creativity iri ku rwego rwo hejuru, aho yifashishije green screen yaje gucreatinga akavideo gasekeje rwose karimo bya binyoni biba bisekeje birimo kwibyinira umuziki. Uyu ni umusore ufite impano mu bijyanye na video creativity. Harimo junior-giti yanditse ku rubuga rwa Instagram ati ese mubona chris-eazy afite imyaka ingahe? Wibajije nawe ubona uyu musore akora mu mavideo, uba ushobora kugira ko ukeka ko afite imyaka rwose mike cyane y'abana bato bamwe biga muri creche. Uwitwa Banerk yanditse ati mba mbona ubwenge bwe bugererwa ku kayiko k'isukari cyangwa akora ibintu byiza cyane, he is very creative. Tuvuye aho ngaho, uwitwa Bahari ndetse na Junior Rumaga bamenyekanye muri poete cyangwa se mu bintu bya poetry, batangaje ko mu minsi iri imbere baza kuba bibaruka imfura yabo, bakaba batatu aho kugira ngo babe umwe. Ni mu makuru rero yatangajwe ubwo babishyiraga kuri social media zabo. Umwe bita Bahari akandika ati mu minsi mike turaba turi batatu.
abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Rumaga Junior wari umaze gusangiza amukurikira amafoto agaragaza uyu mukobwa atwite, yagize ati burya iyo amahitamo ari amwe umwanzuro n'ubu ukigoye. Bahari we yagiye ahatangirwa ibitekerezo agaragaza ko yishimiye uyu musore agira ati nakabaye ari njye ugushimira. Uyu mukobwa nawe yagiye ku mbuga nkoranyambaga arangije ati ubu tubaye batatu, warakoze mugabo wanjye, tunywemo kubw'urugendo rushya nubwo tutazi uko ruzagenda, gusa gihanga Imana y'u Rwanda izadukomeza. Ni amagambo n'amafoto yakiranwe yombi n'abamukurikira aba bombi. Cyakora ku rundi ruhande hari abatekereje ko byaba babikoze mu kureshya abakunzi b'imyidagaduro nk'uko benshi mu bahanzi bakunze kubigenza iyo bitegura gushyira hanze igihangano gishya. Mu gihe twifuza kumenya neza ukuri kw'aya mafoto, icyakora Junior Rumaga yirinze kugira icyo abivugaho. Yagize ati ko ariya mafoto ntacyo bivugaho, ni ukuri nahisemo kuwuca ndarumira, icyakora mu minsi iri imbere nzabasha mbibabwire neza. Aya mafoto yagiye hanze mu gihe hari andi yaraherutse kugaragaza Rumaga na Bahari ubona ko bahuje urugwiro, bamwe bagakeka ko ari urukundo bari kwishimira, mu gihe hari abategereje ko hari igihangano gishya benda gushyira hanze. Rumaga na Bahari bakunze kugaragara bari kumwe cyane bya hafi, umubano utera urujijo baba bakurikira cyane kuko uretse kuba bose ari abasizi cyangwa se bakora poete, hari n'abamaze igihe bakeka ko hari urukundo rwaba ruri hagati y'aba bombi. Ni mu gihe kandi mu ijoro ryashize ubwo batangwaga ibihembo bya Ballon d'Or i Paris cy'umukinnyi wahize abandi muri football kurusha abandi, umuhanzi w'umunyafurika Rema nyuma y'uko aturutse mu Rwanda mu minsi ishize yongeye kugaragara akora performance imbere y'abakinnyi bari bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu muhango. Aririmba indirimbo Calm Down yafatanyije na Selena Gomez. Abantu bose barabyinjoyinga ndetse binazamura ibendera ry'abanyafurika ku rwego cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga. Nimba rero ukunda imyidagaduro cyangwa se ukunda amakuru y'ibyamamare, amakuru ari gutrendinga ku mihanda, byinshi bivugwa ku basitari, urasabwa gukora subscribe kuri OG-TV show YouTube channel yanyu ibagezaho amakuru ya showbiz 5/5, ukinjira mu muryango w'aba OGs, ubundi nawe ukaba umwe muri twe, tukajya tubasha gusangira ibitekerezo ndetse n'amakuru ari gusohoka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane rero, yaba bari muri Kigali, abari mu majyaruguru, abari mu burasirazuba, uburi uburengero bwaryo, n'abari hanze y'u Rwanda mukurikira ikinyamakuru cyacu. Turabashimira cyane ndetse no ku nkunga mukomeza kutugaragariza, uruhare mutwereka ko turi kumwe. Niba utarakora subscribe rero ni umwanya wa nyawo kugira ngo ubikore. Turabakunda cyane. Ciao ciao.